Itangazo ryihutirwa ku banyarwanda, itangazo rireba abanyarwanda muri rusange. Ubu tuhagaze mu mujyi wa Rusizi, mu mujyi rwagati ahazwi nk'isoko rya Rusizi. Ni mu gihe guverinoma y'u Rwanda yatangaje ibiciro bishyashya ku bintu cyangwa ku bikorwa rusange. Ni mu gihe abamotari bahagaze hano muri rusange ndetse moto nyinshi ziparitse zabuza abagenzi bo gutwara. Ni mu gihe aba bamotari kugira ngo bajye mu muhanda basabwa autorisation, mu gihe autorisation zari zarahagaze abamotari batagikoresha autorisation. Ni mu gihe abaturage cyangwa abamotari muri rusange bumiye kubera kubura abagenzi bitewe na autorisation. Urajyana imodoka mu muhanda bakahita bayifata, cyangwa wajyana moto mu muhanda bakahita bayifata. Nkuko mubibona hano ni mu mujyi wa Rusizi, abantu muzi mu mujyi wa Rusizi aha neza, turi hano mu isagaro ry'imihanda. Abantu mutazi kino gice mbega mukimenye, uyu ni mujyi wa Rusizi. Iri ni isoko rya Rusizi. Isoko rya Rusizi ringana n'umujyi wose, niryo soko ryubatse mu buryo bwiza cyangwa mu buryo bumeze neza. Nimbabwira Rusizi murahita muhumva yuko ari hano impande ya Bukavu, ndetse hano impande y'umupaka ugabanya u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hano ni ku mipaka cyangwa ni hafi y'umupaka, ahantu muzi haba y'amato manini cyangwa y'amato muzi aba yubatse nk'inzu, ari nk'ay'amato mu bihugu byo hanze, yayandi aba apakira imicanga. Aya mato abapakira imicanga ajyana mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo cyangwa ikagukura mu bihugu bya Kongo ikabizana mu Rwanda. Ni mu gihe rero tukibabwira itangazo ryatangajwe kuri uyu ku itariki 6 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Iri tangazo rero rirakureba, cyangwa iri tangazo nanjye rirandeba muri rusange. Waba utuye mu gihugu cy'u Rwanda, waba ufite ubwenegihugu bw'u Rwanda, waba utuye mu bihugu by'amahanga ariko uri umunyarwanda, ufite ikikuranga kuri umunyarwanda, ndetse n'impunzi zifite karita ndangampunzi muri rusange, namwe birabareba. Ni mu gihe iri tangazo mwese ribareba kugira ngo muryumve. Niyo mpamvu ndi hano kugira ngo mabwire rino tangazo. Iri tangazo rije risize amavuta kandi rije ari igisubizo ku banyarwanda muri rusange. Iri tangazo rero mushaka kuryumva mwateza amatwi yombi mukumva umwanzuro cyangwa ibyemezo by'inama y'abaminisitiri. Cyangwa iri tangazo rikubiyemo ibintu byinshi bitandukanye, harimo amasiganwa y'imodoka ari kugomeza aba mu mujyi wa Kigali, ndetse u Rwanda rwamaze gutera imbere mu bihugu byo muri Afurika. U Rwanda rwamaze gutera imbere, ahubwo u Rwanda rufite inyubako nini cyane kandi inzu nziza. Reba nk'inzu yitwa cyangwa inyubako ya stade kuri Pere Stadium. Hari stade nk'uko mubizi hari Nyamirambo. Ira stade ni imwe muri stade nziza ariko ni ntoya, twita twikubita hano kuri stade Umuganda. Namwe murazi stade Umuganda iherereye i Rubavu, cyangwa iherereye i Rubavu mu mujyi wa Rubavu, neza uzamuka hagati y'igihugu cy'abaturanyi cyacu cy'abaturanyi cya Kongo, ndetse ni hano ino stade iri. Noneho turagaruka kuri stade y'impuzamahanga ibihugu bibona bikayifuza, cyangwa muri bimwe na bimwe bigatuma ibihugu bindi bigatuma ibihugu nabyo bibasha kutugirira ishyari. Tufite stade mpuzamahanga. Iyi stade ni ukuvuga ngo yakirirwamo ibikorwa byinshi, yakira abantu benshi batandukanye. Ni mu gihe ino stade ariyo nyubako ya mbere muri East Africa. East Africa ni ifite stade imeze neza. Reka tukomeze ku itangazo rya guverinoma y'u Rwanda. Murabizi ko ibiciro bya esase Rura yabyongeje, cyangwa Rura yabyongeje, ariko yatangaje yuko mu bubiko basigaranyemo ibijyanye na peteroli cyangwa bijyanye n'amavuta babifitemo ari byinshi. Ni mu gihe mutagomba kubura esase cyangwa mazutu mu gihe bahanganye n'ibi biciro biri ku isoko, cyangwa rizamuka ry'ibiciro. Bafite peteroli nyinshi cyangwa bafite esase cyangwa mazutu babitse mu bubiko bwayo. Nyuma y'amezi 3 ibintu bizaba byasubiye ku murongo, esase yongere isubire uko yahoze igura. Ni mu gihe rero iri tangazo rero bugaruke ku bamotari bakora akazi kabo ku butagisi mani cyangwa ku butagisi. Izi moto zikora amatagisi muri rusange, imoto idafite icyangombwa cyitwa autorisation ntabwo yemerewe kujya mu muhanda ngo itware abagenzi. Ni mu gihe moto izajya ifatwa ikajyanwa mu bizibiti, yarangiza igahanwa cyangwa bakayihana bakayica amafaranga y'u Rwanda angana n'ibihumbi 50 by'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe yakoze ibinyuranyije n'amategeko. Nawe nimbura umumotari ushaka kujya mu muhanda gura autorisation cyangwa ugende
bagufashe baguha autorisation kugira ngo ujye mu muhanda. Niyo mpamvu ubona hano duhagaze mu mujyi wa Rusizi, ubona ibinyabiziga byaparitse ari byinshi birimo biratinya mu muhanda ngo harimo kaporari, mu gihe kaporari abafata akamoto zabo akajya kuba zibabikiye mu gihe kuzibika byabananiye. Ni mu gihe Kidasamura Movie ari hano kugira ngo abagezeho ibyegeranyo n'amatangazo aba yatangajwe, ndetse bavuga ngo ugeze ku muyoboro wa Kidasamura